ese aya mahugurwa tumazemo iminsi yabonute wakuyemo iki? nakuyemo gusenga, banyigishije gusenga, twize turama, twize gushima Imana, kandi dukuramo no gushima Imana. Nawe? Njyewe nakuyemo kubaha Imana no gukora ibikorwa by'Imana ndetse no kumvira ababyeyi. Gahunda twihaye ni ukuzaza dufasha abana batajya baza gusenga. Ni izihe? Abo duturanye, abo twigana, bose tuzajya tubigisha ijambo ry'Imana, bose bazajya baza gusenga buri cyumweru kugira ngo nabo bamenye Imana. Yewe icyo nakora, nazatangira kuzaza mbigisha, nabona barimo barakora amakosa bakayababuza, bakazaza bamenya gusenga no kubaha Imana. Abana bacu barakoze. Umwanya ni mutoya ariko ikiganiro cyari kirekire cyane. Dufite gahunda aba bana baraha nabo twatoje kwiga Bibiliya no gufata imirongo mu mutwe. Mu mwanya mutoya turi gupresente inyigisho zizakomerezaho, ariko hamwe n'ibyo hari umwana twatoye nk'umuyobozi w'umushumba uyobora gahunda zose z'uyu munsi. Muramubona umupasitori niwe utuyobora gahunda za none. Rero nyakubahwa, tuguhaye gahunda, urakoze. Haleluya. Ni amazina yanjye nitwa Iganza Gusane. Uyu munsi ukaba ari umunsi twashoje amahugurwa y'abana twamazemo iki gihe turi kwiga. Reka twakire aba mbere batubwira amadisikuru. Uwa mbere tumwakire. Haleluya. Nitwa Irakoze Patrick, ngiye kubabwira imbwirwaruhame yo gushimira ku munsi mukuru wo gusoza amahugurwa. Insanganyamatsiko tuyisanga mu Migani ibice 22 umurongo wa 6, havuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo kuko azarinda asaza atarayivamo. Bashumba b'itorero, babyeyi bacu dukunda, barimu b'abana, bana bacu bakundwa, bashyitsi n'abasangwa mwese muteraniye hano, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo byinshi, umunsi wo gusoza amahugurwa y'abana n'uwo gushimira Imana no kwishimira ibyo yadukoreye mu buzima bw'abana bacu. Twateraniye hano kwizihiza umunsi wo gusoza amahugurwa, aho bigiye ibintu bitandukanye kandi byabafasha gukura k'umwuka, mu bwenge no mu mibereho myiza. Mbere ya byose turashimira Imana ishobora byose yaduhaye amahirwe, imbaraga, ubwenge bwo gutegura aya mahugurwa. Imana niyo itanga impano kandi ikadufasha kuziteza imbere kugira ngo abana bakure bayikorera kandi bayihesha icyubahiro. Murakoze cyane. Amen. Wa mbere arakoze, reka twakire n'uwa kabiri wundi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And by the names of Inezemi Katela, I would like to deliver a daily speech. We would like to begin by expressing our sincere gratitude to the pastors and church leaders. Thank you for your prayers, encouragement,
spiritual guidance, and support in helping children grow in the knowledge of God. Your commitment to investing in children's lives is a great blessing. We also thank all the parents of children. Thank you for your love, sacrifices, encouragement, and for allowing your children to participate in this important training. The Bible teaches us in Proverbs chapter 22, verse 6, that parents have the responsibility to guide and teach their children in the right way. Thank you for your attention. May God bless you. Alléluia. Amen. 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 Je vais pas au nom de Samuel Senyova. Il veut continuer à parler de ce discours. Nous exprimons notre gratitude aux enseignants, des parents, des enfants. Merci pour votre amour, votre passion et votre travail auprès des enfants. Vous avez sémé la parole de Dieu dans leur cœur et vous avez contribué à développer leur talent. Nous félicitons spécialement nos chers enfants pendant cette formation. Vous avez montré vos capacités et dons et travaillé plusieurs activités. Les chants et le langage, la prière, la musique et les instruments, les danses et les dramas bibliques, les pièces de théâtre biblique, le football, l'étude de la Bible et la mémorisation des versets afin que la parole de Dieu demeure dans vos cœurs. Chers enfants, souvenez-vous que chaque talent que Dieu vous avait donné a une valeur. Utilisez vos dons pour glorifier Dieu, aider les autres et devenir des hommes et des enfants responsables dans l'Église, dans vos familles et dans la société. La Bible dit dans Timothée 1, chapitre verset 4, Timothée 1, chapitre 4, verset 12. Chaque personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Merci. Amen. Kuwasomea hotuba ya shukrani katika siku ya kufunga mafunzo ya watoto. Tunawashukuru pia wageni wote, wazazi wa kanisa na wote mliohudhuria siku ya pekee. Wageni na wenyeji, uwepo wenu ni faraja na baraka kubwa kwetu na kwa watoto. Tunapomaliza, tunawahimiza wazazi, walimu na kanisa zima kuendelea kuwaunga mkono watoto katika ukuaji wao wa kiroho, kielimu na kijamii. Mtoto anayefundisha njia ya Mungu leo atakuwa mtumishi mwema wa Mungu na raia bora kesho. Mungu awabariki wachungaji, wazazi, walimu, watoto na kila mmoja wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu atukuze katika yote. Murakoze cyane ababyeyi mwafasha tukakumira amashyi. Reka twakire n'utubwira Bibiliya ni iki. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Marikia Ebeneza, nkaba ngiye kubabwira incamake za Bibiliya. Bibiliya ni iki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe na Mwuka Wera, twabisanga muri Timoteyo 2, ibice 3, umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Ibyiciro by'ibitabo bya Bibiliya. Isezerano rya kera rifite ibitabo 39, rikaba rifite ibyiciro 5. Icyiciro cya mbere ni
itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri. Intego yayo ni ukwerekana kuremwa kw'isi, amategeko y'Imana n'isezerano ryayo n'Abisirayeli. Icyiciro cya kabiri ni ibitabo by'amateka, ari 12 kuva kuri Yosuwa ukageza kuri Esiteri. Intego yayo ni kwigisha ubwoko bw'abantu amateka y'Imana n'ingaruka zo kuyumvira no kutayumvira. Icyiciro cya gatatu ni ibitabo by'ubwenge, ni 5, ari byo Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo ya Salomo. Intego yayo ni ukwigisha ubwenge no gusenga no kubaho neza. Icyiciro cya 4 ni ibitabo by'abahanuzi bakuru, ari byo Yesaya, Yeremiya, Amaganya, Daniyeli na Ezekiyeli. Intego yayo ni uguhamagarira abantu kwihana no kwamamaza agakiza kazazanwa na Mesiya. Icyiciro cya 5 ni ibitabo by'abahanuzi bato, ni kuva kuri Hoseya ukageza kuri Maraki. Intego yayo ni uguhamagarira abantu kugarukira Imana no kwizera amasezerano yayo. Murakoze, ijambo ry'Imana ribagaragara. Tubwira kuri Bibiliya. Amen. Amen. Munezero Jessica agiye kubabwira incamake y'isezerano rishya. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27, hakaba hakubiyemo amavanjiri 4, akaba ari Matayo, Luka, Yohana. Intego ni ukuvuga ubuzima, inyigisho, urupfu n'izuka. Ibyakozwe n'intumwa ya mbere. Intego ni Ntabwo yitwaje, ntabwo bamutoje. Twakire undi uriya nawe arakoze. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Neza Mboneza John. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri Bibiliya imibare ifite ibisobanuro by'umwuka. Dore ibisobanuro by'umwuka mu Cyongereza. 1. God, unit and supplements from Deuteronomy chapter 6 verse 4. 2. New Testament and witness from Matthew chapter 18 verse 20. 3. The Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, the divine completeness from Matthew chapter 29 verse 17. 4. The earth and creation with 4 directions, north, south, and east and west. From Revelation chapter 7 verse 1. 5. The grace and God's favor from John chapter 6 verse 9. 6. The human and man and human weakness from the Genesis chapter 1 verse 26. 7. The perfection, completion, and God's rest. God rested on 7th day from the Genesis chapter 2 verse 2 up to 3. Thank you. Murakoze cyane, reka twakire n'undi ubaza ibibazo byo kuri Bibiliya nabo bagasubiza.